n'ibika uri kujya he tambitse kabirenge batanga ntuzi yuke ugiye he yego wanje jose yeko ntiza nabona kubyana sibe gusa ndavuze nona uhita ugenda kuri ibyo bikapu n'izo niforme wambaye wicaye kuri amasaka inyoni zirayarya uzambara nimbura icyo ngura mu musoro nasore gurisha ngiye ku ishuri nasore hanyuma se urabona umeze nk'abandi bana bagomba kujya ku ishuri yawe cyane ese biti kubona umureba nako ndananiwe igihe wagendera muri he sire gusa urareba izuba ritarimo riba turajya guhinga ryari ese abagabo nanjye murakata zibaho ngaho basiye usanze ndi kubwira iki cyana cyawe gikuremo ibi bikapu n'iyindi forume cyambaye kicaye kuri amasaka inyoni zizayarya wina nzababyiha umwana wanjye agomba kwiga umva uzamuye amasoro witonde sire gusa ndavuze fata amasuka tujye guhinga ura nansangayo ehe mwana yewe ndabizi kuzaba muzigo mbere ntakibazo isko imana izabimuza aka kazira ubu ndakujyaho noneho kubona nakererewe yanjyanye kubera kwihuta ndi kwambara n'ikote nabi sheri Karabe sheri kabambuka ihute warangije kwitegura neza banguka kanomba bwira mbere ko njya ku kazi nagakise mugabo mwiza banguka gatubwire umeze gute meze neza gerera kuba wambara nabi wowe subize ko ngomba kujya ku kazi saa moya none se umwana muteguye namurangije mbere yuko njya ku kazi hari akantu nshaka kukubwira urabizi dufite umwana umwe nubwo yavukanye ubumuga ariko ni uwacu sibyo rero tugomba kujya tumukunda ubwo twamwanga twaramwibyariye oya ni uwacu twamwanga se nyine oya kuko ni nk'abana nawe n'umwana nk'abandi agomba kwiga tugomba kumuruhira tugomba kumukunda cyane rero natinze reka njye ku kazi sibyo kugira akazi keza umva mwana ujye witonda sibyo ntihakagire abantu bakoshye uti ngo hatugende ujye umwana wiga ku ishuri ukurikirane yote ku ishuri byari birimo bigenda none kubaza neza ugasubira ikinyabupfura nicyo cya mbere kandi ubona tukurera neza tukaguha imico ikwiriye urumva ngaho tugende nyine utaza gukererwa nese ntago abana ku ishuri bagusereza ngo ni uko ufite ubumuga papa ibintu yangoye ngaho tugende papa ibintu yangoreye na birarenze ese uyu si Munezero mwigana Muneze uno tukubaze none se kutagiye ku ishuri
ubwenge nzajya ndinda nk'amasaka. ngo ngwiki uzajya urinda amasaka ariko noneho uzajya urinda amasaka ya papa wawe Yego. nese ntabwo ushobora kujya ku ishuri nk'abandi bana Ntabwo mfite uburenganzira bwo ariko kujyayo. noneho ngo ni ukubera ufite ubumuga se ariko ababyeyi bakigira imyumvire nk'iyo ngiyo baba hehe Ntabwo mbizi. umva ukwiye kujya ku ishuri nk'abandi bana ukiga neza nawe ufite uburenganzira nk'ubw'abandi bana sibyo Yego. umva kanze ndaza kuganiriza papa Kariza turaza kureba ababyeyi banyu nabo tubaganirize urumva ariko nawe ukwiye kujya ku ishuri nk'abandi bana sibyo tugende ngo uzajye wirirwa urinda amasaka y'iwanyu ababyeyi b'iki gihe batacyumva amategeko uyu munsi ko twazindutse twazindutse pe bose atari kumubonera ndi guhora twazindutse pe umukuru wawe ukoze njye nawe ukoze rwose ngewe tubona iki cya kabiri cyasa nanjye ko ndi nkawe urabona biravamo njye ndakizi zimwe muraciga biga turi kari waje si iki gikosa iri muzi kugikarikira iki morning class morning teacher mujya mumenya ko ubu bari mu bizami yego yego rero mugomba kwitwara neza kuko ejo bundi n'ibizami so natinze hari abanyeshuri ngiye guhamagara wumva hari ari bwitaba utaraba yaje ukabuza ikibazo cyo uratubwira Divine Kariza Debora pereza Filipo Preza Inezero ntabwo yaje kubera icyo ataje njyewe nyine nigeze guhura nawe turavugana arambwira ngo iwabo bamubujije kuza kwiga ngo ajye kurinda amasaka ibyo bintu se birashoboka yego ati gusa ibyo myumvire iracyabahora niko yanyibwiriye ari nababaye ntacyo turaza kuvugana mwige neza umenye ko dufite ibizami sibyo buriya ndetse na rero n'abazanye yazana imibare ibitabo bye bikamara iki nta bintu by'ibitabo bajya bituvana imbere reka reka ese noneho nk'umugore wanjye yatinze kuzana umwana ku ishuri byagenze gute ariko bari kuza kanegereze ndebe buriya mwana wanjye ni ukuri ugomba kumukunda ko n'uwanjye nta wundi muntu wamubyariye sheri wiriwe muraje umva ndananiwe byataje umwana umusize mu cyumba gute ameze neza ni ukuri nananiwe Icara nyine, Mfite icara amakuru mufite ntabwo nakwicara mfite amakuru mbwira nta kibazo Munezero uramuzi ndamuzi muneza kwa gakwaya uwo nguwo twahuye mu gitondo njyanye Kariza ku ishuri arangira n'agahinda kenshi ngo papa bamubuza ngo kujya ku ishuri ngo ajye yirirwa amurindira amasaka agende yirirwa atera nyine inyoni ngo zitarya amasaka myumvire iyo myumvire gakwaya twiganye Gakwaya biganye n'umugabo ntabwo nkeka ko gakwaya afite iyo myumvire arayi hoya ahubwo reka ubuse twakora iki we twamushyikiriza ubuyobozi bakamukura imyumvire ibyo bintu ni byo sawa rero ndashaka guhamagara umuyobozi ahubwo se ubona fone ye iriho we mpamagare njye ngiye kuba nduhutse uraza kumbwira ikintu ari buze kubwira reka muhamagare rwose uriya mugabo akwiye guhana halo Alo,
umuyobozi tuvugana niwe rwose. uravugana na mfura nzima. Mfura nzima ndamureba. Ikibazo mfite umugabo bita Gakwaya uramuzi? Ukunda guteza akavuyo mu gasana. No ufite umwana ufite ubumuga. Ndamuzi. Uriya mwana rero muri iyo minsi asigaye abayeho nabi cyane. Gute? Nyine naga akijya ku ishuri ngo ajye arinda amasaka ngo inyoni zitayarya, basigaye bamufungirana mu nzu. Ubu uri kumva rero ikibazo kirakomeye, dufashe rwose muyobozi. Icyo kibazo kirakomeye. Ganze nshaka uburyo kikigaho. Yego rero nyine muyobozi, bikore vuba rwose, bikore vuba uriya mwana ajye ku ishuri. Icyo kibazo ndaje. Sawa sawa urakoze. Sawa. Itangazo nanone ubuyobozi bw'akagari ka Rwinjira buramenyesha abaturage bose ko ejo saa 8 ari inteko rusange isanzwe ibera. Uwumva abwirire mugenzi we uwo birirwanye cyangwa uwo bararanye, yaba umunyamakuru wanyu Kitatire cya Mutabazi, ubwo tuhahurire. Biragenda gutera ndabona waje wahindutse waraye simbiza hari utuntu tw'ingenzi burayibitse ngo bari kumwica bamumereye nabi nabyumvishije kice cyateza agasantere cyabaga cyakayogosha. Umuyobozi wacu siko yatinze. Uceceke twumvikane. Nongeye gusuhuza abaturage mwese bo mu mudugudu wa Rwinjira. Mwongeye kwiruka kabisa ikuyino mu mwihamashi bo nawe ndoye menshi rero ndagira ngo tuganire n'umunsi ku kibazo cy'abana badahabwa uburenganzira bafite ubumuga. Icyo kibazo cyagakwiriye kuko kurangwa n'uno mudugudu. Iki kibazo tugomba kukigaho tukagishakira umuti. Rwose dore no mu minsi ishize dushimiye uriya mugabo cyane witwa Mfura Nzima, yarampamagaye ngezeho iki kibazo numva nanjye birambabaje. Ahubwo reka musabe ahaguruka agira icyo adusangiza kuri ibi bintu. Muyobozi ngiye munyemerere mvuge mpagaze. Abaturage muraho? Yego nk'uko umuyobozi amaye ijambo nanjye ngiye icyo babwira. Nk'uko abivuze ni ngiye wamuhamagaye kuri telefone. Murabizi Gakwaya afite umwana ufite ubumuga, nanjye ndamufite, ariko abo bana harimo itandukaniro, ntabwo tubafata kimwe. Gakwaya wararengera amubuza uburenganzira bwe bwose. Umwana niyiga, umwana niyambara, umwana najya gutembera, umwana ntacyo afite. Ibyo ntabwo rero ari byo. Rero nanjye ni madamu wabimbwiye avanye umwana ku ishuri, murabizi ko abana bacu bigana. Arabimbwira ati Gakwaya afungirana umwana imbangubiswe n'inkuba. Ntabwo ati ibyo bishoboka gute? Numvaga ko Gakwaya twariganye buriya, nubwo ngiye ubuzima busa nk'ubwakunze mukunda, ariko Gakwaya nawe ntabwo abayeho nabi ku buryo umwana agira imyumvire nk'iyo ngiyo. Rero natinze, murabona leta yacu ni umubyeyi mu kubaka amashuri, amasoko,
imihanda, imodoka ziri kuza bikoze mu buryo byorohereza umuntu ufite ubumuga. Umuntu ufite ubumuga rero ni nk'undi mwana, ntabwo bagomba kujya bahezwa, siko bimeze. Rero hari n'imvugo tugomba kujya dukosora. Ntabwo tuvuga umuntu w'ikimuga, tugomba kuvuga umuntu ufite ubumuga. Ntabwo tuvuga umuntu ubana n'ubumuga, kuko umuntu abana n'ikintu akunda. Rero mwa baturage rero nicyo njye nabasabaga, duhindura imyumvire. Rero natinze ndagira ngo nsubize umwanya umuyobozi. Murakoze. arakoze neza rwose, avuze ibintu byiza, ariko iki kibazo ndagira ngo tuva tugishakiye umuti. Umunyeshuri umwe yarampamagaye agezeho icyo kibazo. Haba hari umwarimu wigisha kuri icyo kigo, ari he? Nahaguruka. Umuyobozi urakoze kumpaye ijambo. Ibi bintu birababaje. Uyu mwana ni nawe uba uwa mbere mu ishuri. Twarahombye cyane, natwe nk'ikigo twari turi kubitekerezaho ukuntu tuzajyayo, ariko turabashimira kuba mukoresheje inama. Turavana nuko bikemutse. Uyu mwana agomba kongera kugaruka mu ishuri. Murakoze cyane. Numva ko ibi bintu ni ibintu byo kwishimirwa kabisa. Mumuhe amashyi. Murumva ko ibi bintu turamutse dusigasiye uburenganzira bw'abana bose ko bungana, tutitaye ngo uyu nameze uku ngo yameze uku. Abana bose tubiteho, tubaho uburenganzira bungana. Ababyeyi be bari haguruka, sobanurira ikibiguteye. Nawe ari wowe uyu mwana ntiwakwemera ko abo mwana wawe rero bigora. We wabyishimira ukemera ko asohoka mu bandi adaguma mu nzu. Muceceke. Kuba umwana ameze uku nguku ntabwo byakavuze ko utakamuhaye uburenganzira mu bwa bakuru cyangwa ari umunara. Ufite ubumuga simwitaho neza, niga natsinda. Kuki weho utamwitaho umuha uburenganzira bumukwiye? Ni iki kibiguteye? Haguruka se usobanure. Haguruka. Andorera ati ubundi nibyo nkomeza kukubwira. Ako wa mugabo uzi ko ugomeje guhungabanya uburenganzira bw'umwana, uzi ko ushobora guhanwa n'amategeko. Urubizi ko wahanwa n'amategeko? Oya. Amategeko. Yewe nyine muyobozi ngewe rwose reka nkubwire. Amategeko nyine ndabyumva amategeko, ariko urebye ngewe rwose uyu mwana nyine kuba namubuzaga kujya kwiga n'ubujiji pe ndabizi. Numvishe ko natsinda. Iye aratinda rwose azi ubwenge, ariko ntabwo nyine nzongera pe. Ndasabye imbabazi. Oya, saba imbabazi ureba aba bantu. Ebereho. Jimbe. Baturage mwese muturiye aka kagari kacu ka Rwishima, nyine ndabyemera nakoze amakosa. Umwana wanjye mubuza uburenganzira bwo kujya kwiga, ariko rwose mumbabari ndasaba imbabazi. Murazimaye murakoze rwose muyobozi. Mumwongera amashyi. Byose guhera uyu munsi nzajya mujyana ku ishuri. Madamu wari madamu kamushyigikira ko haguruka. Iki kumbwira bigenda ndagira ngo urebe
n'abandi mwese mwari mufite imico nk'iy'aba bantu muyikoso. Iki kibazo sinzongeye kukigarukaho mu nteko. Murakoze rero, ndabashimiye inteko y'uno munsi mwayitabiriye neza kandi iki kibazo kigomye gukurikirana. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Polisi kitifa yatubwiye ajya nambaka asora umwana tuvuga yakwigisha nanjye ko nabyumvaga ariko nabyumvishe ntanze manoro nzize ntabwo ariko byumvisha ntibwire rwose biteye bikabije akavuga ko yarakabije